reka nongere gusuhuze kandi ngo ikaze uduteze amatwi muri kano kanya utwumva 100% cyangwa se 5/5 nkuko abanyarwanda benshi bakomeza kugenda babivuga cyangwa se mu mvugo y'abashaka kumvikanisha ko abantu bari kumwe. Reka nizere ko mwebwe mudukurikiye muri hano mu gihugu cy'u Rwanda mumeze neza, namwe mudukurikiye muri Rwota Masimbi cyangwa se benshi dukunda kwita aba diaspora, namwe mumeze neza. Harabura iminsi mike cyane kugira ngo umunsi wa Saint Valentin ugere, abakundana bongere banezerwe bibukiranye ibihe byiza. Uyu ntago ari umunsi nanone uranga batarashakana, kuko n'abashakanye ibi byagakwiriye kubabera byiza cyane kugira ngo bongere bibukiranye ibyahashize habo, igihe bamenyanaga, igihe bakundanaga, igihe bagiranaga ibihe byiza, ibi bakabyibukirana. Rero nibyo gusa, kandi nanone mwebwe kubakundana ngira ngo ubutumwa nabahereza uyu munsi ni umunsi mwiza, ariko kandi umunsi ukwiriye kwirindwa cyane, kubera ko aha ari umunsi ushobora kuba mubi cyane ku ruhande rumwe, haba ku bakobwa ndetse no ku bahungu, ko ushobora kuhakura virusi itera sida, ushobora kuhakura inda ndetse itateganyijwe. Rero ibi bikaza gutuma rero ufata umwanya ugatekereza uburyo ugomba kwirinda, uburyo wakitwara kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Nkuko nari mbivuze, harabura iminsi mike cyane kugira ngo Saint Valentin igere, ariko nubwo bimeze bityo, uyu munsi muri kano kanya hari abamaze gutandukana. Uyu munsi muri kano kanya hari abamaze kwandika divorce cyangwa se bamaze kwisinya, ndetse no mu mutima wabo yamaze kwemezwa. Rero iyi tariki ya 11 Gashyantare se uyu munsi wo bawise bate? Ni umunsi bise umunsi wa gapapu. Ni nabyo tugiye kugira ko tubabwire impamvu, imva n'imvano zo kuri uyu munsi bawise umunsi wa gapapu cyangwa se gapapu day. Nkuko habaho Saint Valentin day cyangwa se umunsi w'abakundana, ariko hagakwiye kubaho n'umunsi wa gapapu day cyangwa se umunsi wo kubura inshuti yawe, umunsi wo kubabara kw'inshuti yawe. Nubwo habaho umunsi wo kwishima, ariko ibyo nabyo byaraje. Ariko umunsi nk'uyu ngoro ku itariki nk'iyi ngiyi mu mwaka w'1980 habura iminsi mike cyane, 3, 2, 1 cyangwa se n'indi yose bitewe naho uri kumvira iyi nkuru, gusa ngo zihizihizwe umunsi wa gukundana Saint Valentin. Umusore wari ugeze mu gihe cy'ikurambagiza cyangwa se cyo gushaka, yagiye gusura umukobwa we bakundana witwa Marita, aherekezwa n'inshuti ye yitwaga Kabiruka ngo imurambagirize. Ariko ibyabaye kuri uyu munsi byaje gutuma bijya mu nkuru, ndetse biza gutuma n'uyu munsi bawitira gapapu day, ndetse biza kuvugwa no mu mateka no mu ndirimbo. N'uyu munsi biracyavugwa nkuko natwe turi kubivuga muri kano kanya. Sibyo gusa, rero inkuru yacu bakomeje kugenda bavuga ko bageze iwabo w'umukobwa, ndetse basanze umukobwa abategereje cyane ku marembo, arabakira ndetse bajyana mu nzu, arabaganiriza, aranabakira. Ariko Marita ntiyari agisekera umukunzi we, ahubwo umutima we wari waratashye mu mutima w'umusore witwaga Kabiruka, cyane ko Kabiruka yari yaherekeje umusore wari wagiye kurambagiza. Ntibyatinze kuko byaje kurangira rero urukundo ruganje, ndetse aza kumva ko Kabiruka yamuciye inyuma akamutwara Marita, yicwa n'agahinda, amarira arisuka kuko yarabuze uwo yakunze, amutwawe n'uwo yitaga inshuti ye magara. Ati uwo mwana nagende yarancavuze. Iyi nkuru rero mpamo ikubiye mu ndirimbo ya Orchestre Impala yitwa Kaberuka, byatumye kandi itariki ya 11 nkuko turi kubivuga muri kano kanya Gashyantare benshi bayitira umunsi wa Kaberuka cyangwa se gapapu day, aho hibukwa ibyo Kaberuka yakorewe n'inshuti ye. Mu kiganiro kandi na inyarwanda.com dukesha inkuru yagiranye na Mimi Laros, umwe mu bagize Orchestre Impala, yatubwiye ko igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo cyazanwe na Sosomado, ariko kandi agihawe n'uwo musore byabayeho. Ati kandi twayihimbye kubera ko itariki Kabiruka atwara umukunzi w'inshuti ye,
ndetse amuraza i Nyanza. Igitekerezo ni Sosomado wakizanye ndetse abibwiwe n'uwo muntu. Mimira Rose rero avuga ko uretse kandi ibyo babwiwe na mugenzi wabo Sosomado, nta kindi azi kuri uyu mugabo waciwe inyuma na Kaberuka, kuko batigeze bahura na rimwe. Ariko hari ifoto yakunze gukurikizwa ku mbuga nkoranyambaga igaragara umugabo n'umugore bari kumwe n'umwana wabo, bivuga ko ari Kaberuka ndetse na Marita. Ariko kandi Mimira Rose avuga ko atapfa kwemeza niba koko baba aribo. Ati birashoboka kandi ko aribo bajya bambwira, ariko ngo sinapfa kubyemeza kuko baba ku Kibuye bafite kandi haba bageze no mu zabukuru. Hari ukuntu twakoraga cyangwa se indirimbo ivuga ku nkuru mpamo nka Sosomado cyangwa se Sebonani akazayizana, ariko bo babaga bayizi iyo nkuru tugiye gukoraho iyo ariyo. Uko babimbwe rero numvise aribo, ariko sinabihamya 100%. Mimira Rose rero avuga ko iyi tariki yagumye mu mitwe ya benshi cyane bitewe nuko iyi ndirimbo kimwe n'izindi mpara zakunzwe cyane, ibyo agereranya nko gufata nka kashe mu mitima no mu bitekerezo byabo. Umuryango uvuga ko ari uwa Kaberuka na Marita batuye mu karere ka Rutsiro, ariko kandi ntibakunda kuvuga kuri iyi nkuru yabo. Umuryango uvuga ko hari uwa Kaberuka ndetse na Marita baririmbiwe na orchestre Impara. Reka mbasuze nkuko nabibabwiye rero uko byamera kose mu gihe turi kwitegura umunsi w'abakundana, nyaboneka ni byiza ko twakwirinda ndetse tukifata tukagira uburyo twitwara n'imigendekere yacu mu gihe turi kumwe na abo dukunda. Nge nitwa Theophile Byukusenge, reka nizere ko abanye natwe byadushimisha amaze gukanda kuri iryo jambo rya subscribe cyangwa se kuri share, tukajya tubana umunsi ku munsi ukaduha n'igitekerezo cya munsi aho ngaho. Ndabakunda cyane, reka mbifuriza umwaka mushya ku bakundana mwebwe, kuko ni umunsi wanyu mushya kuri uyu mwaka. Niyo mpamvu nongeyeho ngo reka mbifuriza umwaka mushya. Nitwa Theophile Byukusenge, ndabakunda cyane.